hanyuma ngo Gahini abonye ukuntu Abeli ituro rye ryishimiwe n'Uwiteka ararakara agira umujinya. Ariko ngo agize umujinya agira umujinya ugomba Imana yafashe umwanya wo gushyira hano ijisho, igafata uwundi wo gushyira hano izuru, igafata undi wo gushyiraho ugutwi, igafata umwanya wo kubariya imisatsi yuzuye ku mutwe. Nimba uzi ko ukunda abagore nubabona ujye wirukanka. Nimba uzi ko iyo ugeze ku kabarugwa ujye uhunga wiruke, nubona mbese icupa rya mitsingi uhita uguruka. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabashuje mwebwe mukurikiranye Mama Charlene official. Turabashuhuje kandi turabashimiye. Turabashuhuje kandi dukomeje kubasabira amahoro y'Imana. Turasuhuza mwebwe mwese mwakoze subscribe, mwe mukomeje kwandika ra comment njya mbisoma ibyo mwanyandikiye. Namwe mukomeje kunkurikirana, hari n'abampamagara. N'ukuri ndabakunda kandi Imana ikomeze kubaha umugisha cyane. Turabashuhuje rero abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu ntara nyinshi zitandukanye. Turabashuhuje cyane, Imana ibane namwe. Turabashuhuje abo mu bihugu by'abaturanyi. Turabashuhuje namwe mwese mudukurikirane mu bihugu bya Afrika. Turabashuhuje namwe abo mu bihugu by'Uburayi, Amerika ya ruguru n'iyepfo, abo muri Europe, abo muri Australia. Turabashuhuje abo muri Aziya. Turabashuhuje mwese turabashuhuje. Imana nibaho umugisha. Uyu munsi ndashaka ko tuganira, ndashaka kubabwira ngo ibyaha ni wowe ukwiye kubitegeka. Ibyaha ni wowe ukwiye kubitegeka. Nta wundi muntu ukwiye kugutegekera ibyaha bikuza imbere. N'Imana ubwayo ntabwo ari ikwiye kubitegeka, ahubwo ibyaha byitugatugiye imbere yawe. Ibyaha byose muri wowe Imana yashyizemo ubushobozi bwo gutegeka ibyaha. Muri wowe Imana yashyizemo ubushobozi bwo gutegeka ibyaha, nuko utabukoresha kandi ujya ugenda wumva ko atari wowe ukwiye kubitegeka. Ujya wumva ari Imana ikwiye kugutegekera, ariko ufite ubushobozi bwo gutegeka ibyaha. Hanyuma reka turebe ijambo ry'Imana. Turebe ijambo ry'Imana mu Itangiriro. Turebe ibice byaho 4. Duhere hano ku murongo wa 7. Ibice 4 umurongo wa 7. Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugiye ku rugi rw'umutima. Ku rugi na ibyaha byitugatugiye ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiye kubitegeka. Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugiye ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Reka turekeraho. Ndashaka tuganire ijambo ry'Imana. Ndashaka kubukubwira yuko ibyaha byose bikuri imbere ufite ubushobozi bwo kubitegeka. Impamvu ufite ubushobozi bwo kubitegeka nuko Imana yabigushyizemo, ubushobozi yabubitse muri wowe bwo gutegeka ibyaha. Hari abantu bazi yuko imbaraga zo kwirukana cyangwa gutegeka ibyaha zitari muri bo, bityo bakitakariza icyizere, bakumva nta nubwo bashoboye, bati ni Imana igomba kubikora. Ariko nukuri iri jambo dusomye niryo riri butume ubasha kumva ikimvuze. Iri jambo dusomye riravuga ngo ibyaha byitugatugiye kuri wowe imbere yawe, ariko ni wowe ukwiye kubitegeka. Iri jambo ni Imana yaribwiye Gahini. Mureke mbabwire, Adamu na Eva igihe cyarageze barabana. Bamaze kubana babyara Gahini, Abeli na Gahini.
hanyuma rero umwe ngo aba umworozi undi aba umuhinzi. Gahini yabaye umuhinzi ariko Abeli aba umworozi. Biba ngombwa rero ko bajya gutamba ibitambo, bagiye gushyira Uwiteka ibitambo, kujyana amaturo. Burya iyo umuntu ajyanye amaturo, ajyana amaturo mu byo yungutse bitewe n'ibyo akoresha imirimo y'amaboko ye. Iyo uri umworozi ujyana iby'aborozi, uri umuhinzi ujyana ibyo wahinze, uri umucuruzi ujyana ibyo wacuruze baguhaye, ujyana ibyo mbese buri wese agira aho akura kugira ngo abeho. Aho ukura rero niho hagutera kugira icyo utanga. Hanyuma ngo Gahini yari umuhinzi, Abeli ari umworozi. Ngo bajyanye ituro rero, ngo Abeli agiye gutanga ituro abanza kuritekerezaho. Reka mbabwire, hari abantu bajya gutura ituro kwanza bagatekereza ngo ninde ndishyiriye, n'Uwiteka. Yareba mu bintu atunze akumva Uwiteka yabuze icyo amuha, yajya no kugira ikintu ajyana mu nzu y'Imana, akajyana ikintu yizeho, kandi akajyana ikintu yamaze kugira gute, yamaze gutekerezaho. Ni nayo mpamvu yagiye mu bintu yoroye, arebamo ibyibushye, arebamo idafite inenge, aravuga ati Uwiteka akwiriye iki kintu. Arangije ajyanira Uwiteka. Ngo Uwiteka akebutse ituro rya Abeli, n'ukuntu yarituye, n'ukuntu yaritekerejeho, n'ukuntu yaryizeho, aho ari mu ijuru aravuga ati sawa. Ngo yishimira ituro rye. Ngo ariko areba Gahini, ngo aragenda mu byo yasaruye, arayora byose, n'injonjori n'imirama n'ibintu by'ivumbi atanabigosoye. Muri make apfa kuraruza, apfa kujyana. Imana ngo irarakara, ntago yishimiye ituro rye. Hanyuma ngo Gahini abonye ukuntu Abeli ituro rye ryishimiwe n'Uwiteka, ararakara, agira umujinya. Ariko ngo agize umujinya, agira umujinya ugomba kumutera no kwica. Imana igenderera Gahini atarabikora, iramubwira ngo Gahini rero, ngo dore ibyaha byitugatugiye imbere yawe kandi ukwiye kubitegeka. Imana yari yamaze kubona ko icyaha cy'ubwicanyi ari cyo agiye gukora, ibibona mbere ye. Iramubwira ngo dore iki cyaha, ibyaha biritugatuze, ngaho ni wowe ukwiye kubitegeka. Mureke mbabwire, ibyaha nitwe dukwiye kubitegeka. Dukwiye gutegeka imijinya yacu, dukwiye gutegeka amarari yacu, dukwiye gutegeka ubusambo bwacu, mbese dukwiye gutegeka ibyaha ntitubikore kuko tubifitiye ubushobozi. Hanyuma aho kugira ngo abitegeke, ngo yuzura umujinya, arangije ngo afata inkota, aragenda yubikira Abeli, arangije arayimutikura, abaramwishe. Ibyaha biba biramutegetse. Mureke mbabwire, hari ahantu umuntu yagategetswe n'inzoga koko. Buretse mbabwire, ari inzoga n'umuntu n'indi Mana yahaye ubwenge. Ibintu byakozwe n'amaboko y'abantu. Ariko mwari muzi ko Imana ijya kuturema yatwizeho? Muzi ko Imana iturema yadutinzeho? Muzi ko Imana iturema yafashe umwanya? Imana yafashe umwanya wo gushyira hano ijisho, igafata uwundi wo gushyira hano izuru, igafata undi wo gushyiraho ugutwi, igafata umwanya wo kubara iyi misatsi yuzuye ku mutwe. Umva ko muzi imibare muzi kubara, umva ko mufite utwuma tubara amafaranga. Uwakubwira ngo bari umusatsi ntago wabishobora, ntiwabivamo. Imana itwigaho, ijya gushyiraho umunwa, itwigaho Imana ijya gushyiraho amaboko, itwigaho ijya kudushyiraho amaguru, n'ibindi byinshi Imana yari yatwizeho. Ijya gushyiraho ubwonko, ijya gushyiraho umutima. Imana ifite ibintu byinshi yari yagize gute, yari yamaze kwigaho kuri twebwe. Ntabwo ijya kuturema yahubutse, ijya kuturema ngo iduhumekeramo umwuka wayo, iduhumekeramo umwuka w'ubugingo. Uzi ikintu ngo wagombaga kutumarira, ngo nuwo kugira ngo dutandukanye icyiza n'ikibi. Ariko umva ahantu bapfiriye.
abantu bazi ibintu bakora kugira ngo batere imbere, abantu bazi ibintu bakora kugira ngo bunguke, abantu bazi ibintu bakora kugira ngo babone amafaranga, bazi ibintu bakora kugira ngo babeho, bazi ibintu ngo bakora mama ngo kugira ngo bagabanye inda bo kugira ibinyenyanza, bazi ibintu bakora ngo bitwara amabere, abandi bazi ibyo bakora amabere akiyongera akaba manini biterwa ngo n'icyo umuntu ashaka. Ndumiwe koko. Bazi ibyo bakora bakagira amabuno ngo manini, ngo bazi ibintu bakora bakagira amataye, ngo bazi ibyo ariko we bazi ibintu bakora amaguru akaba meza, bazi ibyo bakora mu maso nyine hagacya uduheri tukavamo, bazi ibintu bakora imisatsi ikaba myinshi ikabyibuha ku mutwe, bazi ibyo bakora. Abantu bazi ibyo bakora, bazi aho barangurira, bazi ukuntu bashaka abakiriya, bazi ukuntu batera imbere, bazi ukuntu babona ubwiza, bazi ukuntu baba abazungu kandi ari abirabura. Abantu bazi, barabizi ibintu, barabizi, bazi kuvumbura, bazi gushakisha. Ni nayo mpamvu mugomba kumenya iby'Imana ikunda n'ibyo yanga, kuko byose Imana yabahaye ubwenge bwo kubikora. Imana itugirire neza. Narindi kukubwira ngo ibyaha byose bituza imbere nitwe dukwiye kubitegeka. Nubona ibyaha byagutegetse ujye umenya ngo wakoze amakosa, kuko Imana ifite ubushobozi, ububasha bwo gushyira muri wowe. Yarabikoze burya yarabirangije, yaguhaye ubushobozi bwo kumenya aho ukorera ibyaha ukabimenya. Ngo rwose mukozi w'Imana ngo usengera icyaha cy'ubusambanyi cyarananiye, Imana intabare. Nubwira Imana ngo igukize ibyaha izabigukiza nabi, izazi gukiza umurengwe ugutera gusambana, kuko ubundi umuntu ujya mu busambanyi nuko aba yarenzwe, muba muhaze, muri abanyamirengwe. None se reka nkubaze, hari umuntu waburara akabura y'inzu, akabura minerivare z'abana, akabwirirwa, akabura akazi, akabura na mukaru, akabura imvange, akabura ibyarya n'ibyanywa, hanyuma akajya kurarikira abagore? Nuko muba muhazi. Nubwira Imana ngo igukize ubusambanyi izagukiza ibigutera kurengwa, izagukiza iyo firiti yirirwa ikubiramo, igukize za nido wirirwa umiragura, izagukiza amafaranga agutera kurengwa, igenda iguhombanye kwicisha inzara. Nureba umukobwa umva ko umugirira irari ntiwarigira kandi waburaye. Nushaka ko Imana igukiza ibyaha izahera ku kintu gituma ubikora. Ndi nkawe rero nabikiza Imana itaraza, wabikira Imana itaraza. Imana nimpa imbaraga zo gusenga. Mukozi w'Imana mbwirira Imana impa imbaraga, n'ukuri naraguye nacitse intege, ariko ubundi Imana mubwira murayize muyize igice. Iyo ubwiye Imana ngo iguhe imbaraga zo gusenga, ubu yibwiye ngo nteze ibyago n'ibigeragezo kugira ngo mbashe kubisengera. Niko uyibwiye. None ugira ngo Imana iguhe imbaraga zo gusenga gute? Nta kundi izabigenza. Izagenda iguhirikeho amakuba, iguhirikeho ibyago, iguhirikeho ibigeragezo, hanyuma bya bigeragezo n'ibyago n'amakuba nibyo bizakubatura ujye gusenga. Ubwo se wazasenze utarasengera? Ibyaha byitugatugiye ku rugi rw'umutima wawe, niwo ukwiye kubitegeka. Ntago se mwumvise umuntu ngo wananiwe gukira ubusambanyi kandi ari umukozi w'Imana, Imana ikamubwira ngo nkunda ubugingo bwawe kukurusha, hanyuma Imana ikamuca bya bindi byo abaho atabifite, ajya yitangira ubuhamya ko ntabyo agira. Uko biri kose nushaka ko Imana igukiza hari ikizagukirisha, nushaka ko Imana ikurengera hari ikizakurengeza, ariko ibyaha biri imbere yawe ni wowe ukwiye kubitegeka. Ikintu ugomba kumenya nimba ugira umujinya ugomba kwirinda ibigutera umujinya. Nimba uzi kugira umunwa muremure ugira amagambo, ujye wirinda ba bantu nabo bayagira kuko nibo bagukongeza. Nimba uzi ko ukunda abagore nubabona ujye wirukanka. Nimba uzi ko iyo ugeze ku kabarugwa ujye uhunga wiruke, nubona mbese icupa rya mitsingi uhita uguruka. Ibyaha byitugatugiye ku rugi rw'umutima wawe, kandi ni wowe ukwiye kugira gute, ni wowe ukwiye kubitegeka. Hanyuma Gahini ananirwa kontrola umujinya we n'ishyari rye rimutera kwica, kandi Imana yari yamubwiye ngo ukwiye kubitegeka, abaramwishe. Amaze no kumwica, Uwiteka aramubwira ati ko mbona amaraso ya murumuna wawe arimo kuntabariza mu butaka, habaye iki? Murumuna wawe arihe? Abwira Uwiteka ati nge sindi umurinzi wa murumuna wanjye, umbabarire.
ibyaha byatugiye ku rugi rw'umutima wawe, ni wowe ukwiye kubitegeka. None se reka nkubaze, nimba uzi yuko uriya muntu musambana, uracyabitse nimero ye kubera iki kandi uzi ko musambana? Nimba ushaka kumureka nugenda uzisibi. None se reka nkubwire, uzasambana n'umuntu mufitanye ubumwe, uramufite kuri WhatsApp, uramufite muri telefone, uramufite mu maraso no mu bwonko no mu misokoro, ikintu ugomba gukora ni ukumusohoramo. Ukamusohora mu mutwe, ukamusohora mu bwenge bwawe, ukamusohora kuri WhatsApp, ukamukura kuri telefone kugira ngo atongera kukujyana mu busambanyi. Naho ubundi ayo uri gusenga nay'ubuginga. Ndambikaho ikiganza mukozi w'Imana, Imana imbabarira ubusambanyi. Uwo musambana umufite muri telefone, wananiwe gusiba nimero ze, unanirwa kumuhakanira no kumukanira ngo nibakwirukanireho ubusambanyi, wabwirukanye ko ari wowe wabuciririye. Ufite ikigare n'ikigurupe, iyo wakigezemo wibagirwa Imana, uragenda ugatera inzenye zirengeje izikenewe, hanyuma ukagugashayisha, kuzi ko iyo muri kumwe muvuga menshi mukarenza urugero, wagiye ubikupa ukareba uko wigenza. Ibyaha dukwiye kuba ubitegeka. Hanyuma mu kanya turi busenge, ubwira Imana igutegekera ibyaha, ubwira Imana igwa imbaraga zo gutegeka ibyaha. Naho nubwira Imana ngo izaze gutegekera ibyaha, uzaba ufite ibibazo. Uzayibwira ngo inzoga yarananire, ihite kwima amafaranga yo kuyigura. Uzayibwira ngo, uzavuga ngo Imana imbabarire kujya mu buraya, nirirwa nshaka abakobwa bose, ikintu bashakisha ni amafaranga ufite, nawe utayafite burya ntibakwemera. Ntukagire ngo ni wowe ubakurura, bakururwa n'ibyo ufite. Nushaka ko Imana igukiza ibyaha, hari ikintu gikomeye izakora kugira ngo bikire. Ahubwo wowe n'ubushobozi bwawe hari ibintu ukwiye gufatira umwanzuro. Ese kuki mutinya polisi mu muhanda? Kuki mutinya gukora amakosa ngo batabaca amande? Uti sinajya mu muhanda ntafite asirase, ntago nagenda ntafite perime. Iyo uhagaze kuri iki cyapa ntibyemewe, baguca 50, baguca 30, ukajya utinya kandi ukibombarika. Kuki mutibombarika mu buryo bw'umwuka? Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana iguye gutegeka ibyaha. Imana niguye gutegeka ibyaha. Tangira utegeka ibyaha. Ntago ibyaha birenga mu muhanda, ntago ibyaha binywa mu cyayi ngo nukibura uzapfa, ntago ibyaha mu biryo ngo nutarya uzahwera, ntago ibyaha biba mu mavuta wisiga ngo nutisiga umwere uzakwica. Ibyaha ni ibintu dukora twabipanze. Ibyaha ni ibintu ushobora gupangira ukabireka. Ahantu kubitanira n'icyaha muraziranye, aho ugikorera urahazi. Ikimbabaje nuko ujyayo rimwe ukagikora, ugasubirayo kabiri, ugasubirayo gatatu. Nukuvuga ngo ni wowe witegera, ni wowe uzi inzira unyuramo ujya kubikora, ni nawe ugomba kugira inzira unyuramo ugiye kubireka. Mana ifite ubutware n'ubushobozi, Mana y'imbaraga nyinshi zitarondoreka, turasengera abantu bawe muri aka kanya. Barinde kuyoborwa n'ibyaha, barinde gutegekwa n'ibyaha, barinde gukontororwa n'ibyaha. Babuha ubushobozi bwo gutsinda, baha imbaraga zo kunesha, bahe gutegeka ibyaha Mana, kandi bigobotora imbaraga z'ibyaha, ubakureho icyaha n'igisa nacyo. Ndasenze kugira ngo manure ubundi bubasha, manure ubundi bushobozi Mana. Baha imbaraga nk'izo wahaye Debora, baha imbaraga nk'izo wahaye Yosefu, baha imbaraga nk'izo rya Yesu Kristo. Amen. Ndabashimiye mwese rero abari bakurikiranye iki kiganiro n'iki cyigisho. Imana ibahe gutegeka ibyaha mu izina rya Yesu. Imana ibahe kugira ubushobozi bwo kubiyobora no kubikontorora, ahubwo ntibizongere kukuyobora mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Mbifurije amahirwe masa mu izina rya Yesu Kristo. Amen.